Hallelujah, hallelujah, bene data mwese munteze amatwi abakunda na Weza TV ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana kubera ubuntu bwayo iduhaye, ndashimira Imana kubera ukuntu idukunda jewe namwe mwese nshuti zacu rero za na Weza TV. Ndabizi ko mudukunda mudukurikira, niyo mpamvu igihe cyose niwumva ijambo ry'Imana ntukaryihererane, ahubwo jya urigeza ku bandi. Hari uburyo bwinshi rega bwo gukorera Imana. Wowe ushobora gukorera Imana muri ubwo buryo, buri jambo wumvise ukarisharinga kandi ugakora like kugira ngo buri muntu wese iryo jambo ry'Imana rimugereho. Ndabashuje rero, nitwa Pst Simon, urutse mu itorero rya Calvary Temple. Naje kugabana namwe ijambo ry'Imana uyu munsi. Abangira ngo munyemerere aho muri, kuko muri abantu beza bahora badukurikira, dusenga Imana, kuko twebwe twemera ko ibintu byose ari Imana ibidushoboza. Imana niyo ikora byose, niyo itubeshaho, niyo itugize, niyo iduha umwuka wo guhumeka, niyo idushoboza ibyo dukora, intambwe zose. Iyo turyamye bikemera, tuzindukira imbere yayo tuyihimbaza, tuyishimira imirimo yayo n'ibitangaza byayo. Uyu munsi rero naje kuganira namwe ijambo rifite umutwe uvuga ngo inyungu zizanwa n'umwuka wera mu buzima bwacu. Buri muntu wese muri twebwe akeneye umwuka wera. Nubona umwuka wera, inyungu zizanwa n'umwuka wera yaje mu buzima bwawe zizakugeraho. Nagira ngo dusenge, dutangire ijambo ry'Imana. Mana nziza, Imana yacu, mubyeyi wacu, papa wacu, Imana idukunda kandi twitaho, idufitiye imbabazi n'ibambe, turagushimira umugisha waduhaye umugisha w'ubuzima, waduhaye umugisha wo kukumenya, waduhaye umugisha w'agakiza. Mana, ibyo byose turabigushimira. Kuba duhumeka, kuba turiho, byose ni wowe. Ni ukuboko kwawe, ni imbaraga zawe, ni ububasha bwawe bw'ikirenga. Niyo mpamvu twese nk'abizera ari wowe duhaye icyubahiro. Warakoze Mana, waduhaye ubuzima, waduhaye umudendezo wo muri Kristo Yesu. Izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe. Mana, ndasenga twumva ijambo ryawe, dufashe twumve, tumenye, dusobanukirwe. Urakoze, ndabigusabye mu izina ry'umwana wawe Yesu. Amen. Amen. Muvuge ngo amina. Hallelujah, bene data badukurikira kuri Weza TV. Tujye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, ryubaka umuntu wacu w'imbere. Tujye tugira umwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko tugira umwanya w'ibintu byose. Tujye ku isomo ryacu rivuga umwuka wera, kamaro k'umwuka wera mu buzima bwacu. Nagira ngo buri muntu wese ajye mu ijambo ry'Imana. Bafite ijambo ry'Imana muri telefone yawe cyangwa uri mu rugo hafi ya Bibiliya yawe, katubumbure ijambo ry'Imana. Tujye mu ijambo ry'Imana ku isomo ryacu ry'umwuka wera. Inyungu zizanwa n'umwuka wera iyo tumwakiriye mu buzima bwacu. Nagira ngo dufatanye twese dusome ijambo riri mu gitabo cya Yohana ibice 16. Yohana ibice 16 haravuze ngo, ibice 16 duhere nko ku murongo waho wa 4. Haravuze ngo umumaro w'umwuka wera azabagirira. Ubwo biba bishaka kuvuga umunsi twamwakiriye cyangwa twamwemereye akaza mu buzima bwacu.
Aravuze ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Murongo wa 7. Ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Murongo wa 8. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimukibasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza. Mwumve aya magambo cyane. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu by'ukuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Haleluya. Nshuti zanjye bene Data, banteze amatwi mwese mukurikira Weza TV, nagira ngo twumve irindi jambo rimwe hano, hanyuma tuganire mu minota mike ku mwuka wera. Hano hari ijambo dusoma nanone mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5, Abagalatiya ibice 5. Noneho dusome duhereye ku murongo wa 22. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Turasoma turiga ku mwuka wera. Hariko rero imbuto z'umwuka nizi. Mutega amatwi mwumve impamvu dukeneye umwuka wera. Hariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Kansubiremo umurongo wa 22. Mwumve impamvu dukeneye umwuka wera. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Ngaho twibaze, nuramuka udahaye umwuka wera umwanya ngo aze mu buzima bwawe, urukundo uzarukura he? Ko twumvise ko ari imbuto ya mwuka wera. Yemwe bene Data munteze amatwi mwese, nagira ngo munyumve ko urukundo ari imbuto y'umwuka wera. Bishatse kuvuga ko tudafite umwuka wera ntidushobora gukunda, ntitwabishobora. Ahubwo umwuka w'Imana Data, iyo tumwakiriye mu buzima bwacu, akaza muri twebwe, atwigisha gukunda, adushoboza gukunda. Umva, gukunda ni imbuto y'umwuka wera. Ibyishimo bizanwa n'umwuka wera, amahoro azanwa n'umwuka wera, kwihangana bizanwa n'umwuka wera, kugira neza bizanwa n'umwuka wera, ingeso nziza bizanwa n'umwuka wera, gukiranuka bizanwa n'umwuka wera. Yemwe bavandimwe munteze amatwi,
mwuka wera mwumvise akamaro ke, mwumvise inyungu zizanwa n'umwuka wera w'Imana uwo Yesu yasezeranije abigishwa. Musome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2. Yesu yabwiye abigishwa agiye kujya mu ijuru, arababwira ati yemwe bana banjye, ndagiye ndabasize, ngiye kwa data, kandi namwe muzazayo. Ariko ubwo ngiye, mugume hamwe mu cyumba kimwe, mutegereze umufasha ari we mwuka wera, kugira ngo abamanukire, kuko niwe wenyine mukeneye. Bene data munteze amatwi mwese, nagira ngo mumenye iki ngiki: twese dukeneye umufasha ari we mwuka wera w'ukuri, mwuka wera w'Imana. Imana yasezeranije abantu bose bayikunda, abantu bose bayizera. Imana yabasezeranije umufasha ari we mwuka wera. Yaravuze ngo uwo naza azabigisha iby'ukuri byose. Ikindi, azabashoboza gutsinda umubi, sekibi, satani. Azabayobora mu nzira y'ukuri. Bene data munteze amatwi, ukeneye umufasha ari we mwuka wera w'Imana, mwuka w'ukuri, uramukeneye. Uwo naza hazakugira inama, uwo naza azagutsindishiriza ikibi, uwo naza azakwigisha gusenga, kuko tutazi gusenga uko bikwiriye. Ariko umwuka wera naza mu buzima bwacu, azatwigisha gusenga, azatwigisha uko basenga, azadufasha. Ni umujyanama, ni umufasha, ni umuyobozi. Natuyobora ntago tuzayoba inzira, natugira inama ntago tuzafata icyemezo kibi, natugira inama ntago tuzashobora kuyoba inzira. Bene data munteze amatwi, nagira ngo mbinginge mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbasabe mushonjere umwuka wera, mugirire inzara umwuka wera. Niwe mufasha wadusezeranijwe kuri iyi si y'ibyaha, iyi si yanduye, iyi si y'akaga, iyi si y'agahinda, iyi si y'amarira, iyi si igeze ku musozo. Nagira ngo mbasabe muterete, mwinginge, muhamagare, muhendahende, musonzere umwuka wera. Mwuka wera naza mu buzima bwanyu, muzabona impinduka. Hazabigisha gukunda. Udafite umwuka wera ntushobora gukunda ngo bishobore. Mwuka wera ni ubyara urukundo mu mitima yacu. Mwuka wera ni ubyara amahoro mu buzima bwacu. Ntuzabona iduka uguramo amahoro, mafaranga ntazaguha amahoro, ntabwo ibintu bitanga amahoro, ntabwo abantu batanga amahoro. Amahoro abyarwa n'umwuka wera w'Imana iyo twamwakiriye mu buzima bwacu, mu muntu wacu w'imbere, mu mitima yacu. Iyo twakiriye umwuka wera, abyara amahoro muri twebwe, abyara ibyishimo muri twebwe. Mwuka wera w'Imana, nagira ngo ngusengere wowe unteze amatwi muri aka kanya, umenye ko ukeneye umwuka wera. Niba utarubizi, ntabwo wakwishoboza kereka umwuka wera aje mu buzima bwawe. Mwuka wera yinjiye mu mibereho yawe, yakuyobora mu nzira y'ukuri. Hari igihe tugerageza gukiranuka bikanga, hari igihe tugerageza kurwanya ibyaha bikatunanira. Ntabwo twabishobora twenyine keretse umwuka wera yinjiye mu buzima bwacu, akaza akaganza iyo kamere yakunaniye, iyo kamere gutegeka, iyo kamere kuyobora. Ushaka gukora ibyiza ariko ibibi bikakuganza. Ntabwo wabishobora uri wenyine mwene data. Ukeneye umwuka wera kugira ngo agufashe. Mwuka wera niwe mujyanama mwiza, mwuka wera niwe muyobozi mwiza, mwuka wera niwe wakwigisha uburyo bwiza bwo gusenga. Ugerageza gusenga bikakunanira, ugerageza gukunda Imana bikakunanira,
ugerageza gukiranuka bikakunanira, ntuzabishobora. Kereka wimitse umwuka wera akaza mu buzima bwawe, akakubera umuyobozi, akakubera umujyanama. Ugerageza kuzinduka ngo usenge bikakunanira, yoboza umwuka wera, mushudike, mukunde, muhamagare, musonzere, mubwire ko umukeneye, mubwire ko umwifuza, mubwire ko ufite intege nke, umukeneye, ngo aze mu buzima bwawe, aze mu mibereho yawe, hakuyobore, hakwigishe gusenga, akuzanira imbuto yo gukiranuka muri wowe. Nta mbuto yo gukiranuka itubamo muri twebwe, muri kamere muntu. Ntihabamo imbuto yo gukiranuka, ntihabamo imbuto y'ibyishimo, nta hantu twakura amahoro keretse umwuka wera. Mwumva umwuka wera ibyazana mu buzima bwacu. Nakunze uyu murongo uravuze ngo mukunde, musome kenshi, mwumve icyo umwuka wera byara iyo yatugezemo muri twebwe. Bibiliya iravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka, mwumve ni imbuto z'umwuka, nta handi hantu twazikura. Mu yandi magambo, mwebwe abanteze amatwi, niba tudafite umwuka wera, izi mbuto z'umwuka wera ntibishoboka kuzibona mu buzima bwacu. Niba tuzishaka rero, biradusaba gufata umwanya tugiye gushaka umwuka wera w'Imana, kandi ni isezerano ryacu twese abizera Imana. Mwumve, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Wowe wari warananiwe gukunda, ubigerageza bikanga, ntabwo wabishobora, kuko ni imbuto ya mwuka wera. Niba ushaka kubishobora, shudika umwuka wera akubyariremo iyo mbuto y'urukundo. Imbuto, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Mwabyumvise ko urukundo ruturuka ku mwuka wera ni ibyishimo. Hari abantu bibazaga impamvu batishima, nuko umwuka wera atarakuzaho ngo akubyarire iyi mbuto yitwa ibyishimo, izanwa n'umwuka wera. Umva ikindi, ni amahoro. Amahoro, hari abantu barwana no kugira ngo bagire amahoro. Mukajya ku mucanga, mukajya ku mazi, mukajya ahantu hari ibiti, hari akayaga, ushakisha amahoro. Ibyo byose biri hanze y'umuntu. Mwuka wera yo yinjiye mu buzima bwawe, akinjira mu mutima wawe, abyara iyi mbuto yitwa umwuka wera. Iyo wakiriye umwuka wera, hakubyarira iyi mbuto y'amahoro muri wowe. Nta handi wakura amahoro, ntaho. Amafaranga aba kuri konte, amafaranga aba mu mufuka, ariko umwuka wera yo yinjiye muri twebwe, azana ibyishimo, azana amahoro, atubyariramo urukundo. Bene data munteze amatwi, ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mugende mushaka umwuka wera, mushudike umwuka wera. Mwuka wera ni isezerano ryanyu mwese abizera Imana. Mumwemerere yinjire mu buzima bwanyu. Niyinjira mu buzima bwanyu, azababyariramo izi mbuto zose z'umwuka. Azazana ibyishimo, azazana amahoro, azazana urukundo. Mwumve, tega amatwi umurongo ukurikiraho. No kwihangana. Hari abantu batajya bagira kwihangana mu buzima bwanyu. Wari wabisuzuma uburyo utajya ugira iyi mbuto yitwa kwihangana? Uzi impamvu? Ibyarwa n'umwuka wera. Emerera umwuka wera aze muri wowe, akuyobore, agutegeke, akuganze, hakubera umujyanama. Azakubyarira iyi mbuto yitwa kwihangana. Kwananiye abantu benshi, ariko umwuka wera yo yaje muri wowe arayibyara, kuko ibyarwa n'umwuka wera wenyine. Ni imbuto ya mwuka wera. Niyo mpamvu ubona abantu benshi ibananira, kuko ibyarwa na mwuka wera. Wowe wibazaga impamvu utajya wihangana, ikintu cyose kirakunanira
ikintu cyose kibaye, umuntu wese ntushobora kumwihanganira, ntushobora kwihanganira ikintu icyo ari cyo cyose, uratsinda. Ntabwo wabishobora kereka uwakiriye umwuka wera akaza muri wowe akabyara iyi mbuto yitwa kwihangana. Mwari mubizi ko ituruka ku mwuka wera? None se mwari muzi ko amahoro ari imbuto ya mwuka wera? None se mwari muzi ko ibyishimo bituruka ku mwuka wera? Niwo ubibyarira muri twebwe. Iri jambo riraryoshye cyane. Bene data munteze amatwi rero, nagira ngo negereza gusoza iki kiganiro cy'umwuka wera. Mwese munteze amatwi muri hirya no hino, mukunda Anaweza TV, muyikurikira ku manywa na nijoro, nagira ngo mbahamagarire gushudika umwuka wera. Mwuka wera mumwemerera ababera umujyanama. Mbese ibyemezo byawe ubifata gute? Nayo mpamvu ibyemezo byinshi dufata bitujyana ahajya habi, kubera tubifata turi twenyine, dushingiye gusa muri kamere muntu. Ariko nitwemerera umwuka wera akatuba hafi, akatubera umujyanama, akatubera umuyobozi, akatubera umufasha, akinjira mu buzima bwacu, akatubera umugenga, akatugenga, akatwerekeza, ibyemezo byose dufata bizatubera byiza, bizaduhira. Ibyo tuzakora byose, mu byemezo byanyu mu rugo, mufata ibyemezo gute? Mu rugo rwanyu, mu mibereho yanyu, mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ubuzima bwawe ubwerekeza gute? Ku mwuka wera ari we twasezeranije, ari we Imana yadusezeranije ko ari we mujyanama wacu, ari we mufasha wacu. Kuki utamushudika? Kuki utamubwira ko umukeneye? Kuki utamwakira mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya buri munsi? Mwakire, mwemerere akugenge, mwemerere akuyobore, mwemerere, mwakire, muhamagare, mushake. Naza mu buzima bwawe, uzasome ibyakozwe n'intumwa ibice 2, urebe umwuka wera amaze kumanukira intumwa, zabonye ubushizi bw'amanga bwo kuvuga Imana. Ushobora kuba ukozwe isoni no kuvuga Imana, uzi impamvu ntabwo wabishobora keretse umwuka wera kujeho, yakumanukiye ushira amanga. Mwuka wera yakumanukiye akubyariramo imbuto y'amahoro. Wowe wari warabuze amahoro, nkugiriye inama, nkuyoboye inzira y'amahoro. Nuko umwuka wera ari kure yawe, mwuka wera yo yakujeho akubyariramo amahoro, azana ibyishimo mu buzima bwawe. Hari abantu benshi mutajya mwishima, niyo mubigerageza akanya gato, nkurangiye inzira y'ibyishimo bihozeho. Akira umwuka wera mu buzima bwawe, mwemerere akubera umugenga, mwemerere akubera umuyobozi, mwemerere akubera umufasha, mwemerere abe mu buzima bwawe. Azakubyariramo izi mbuto zose twasomye mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 muwusome, murebe icyo umwuka wera akora mu buzima bwacu. Iyo yaje atubyariramo izi mbuto zose mu buzima bwacu, nta handi twazikura, ntitwazibona twebwe ubwacu, nta nubwo twazigumana keretse tugumanye umwuka wera mu buzima bwacu. Mwene data unteze amatwi rero, ushobora kuba wari warabuze amahoro, ushobora kuba wari warabuze ibyishimo, ushobora kuba wari warabuze kwihangana. Nsoza iki kiganiro ndagusengera Imana igufashe, iguha umwuka wera, yinjire mu buzima bwawe, akubyarire iyi mbuto yitwa kwihangana, akubyarire iyi mbuto y'amahoro, y'ibyishimo. Ndabasengeye mwese munteze amatwi, nagira ngo utege amatwi iri jambo, urisome kenshi, ujye imbere y'Imana, uyisabe, uyinginge, uyibwire uti Imana ndagusabye umpe iyi mpano wadusezeranije ya mwuka wera, kuko mwuka wera nanzaho hazambyariramo ibyishimo, mwuka wera nanzaho hazampa amahoro, mwuka wera nazaho hazambyariramo kwihangana. Mana ndagushimira iri jambo,
ndagushimira aba bantu bose bariteze amatwi, ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe waduhaye iri sezerano, nk'isezerano rya twese abazakwizera. Aba bantu bose bateze amatwi Anaweza TV, ndabasengeye umuntu wese wumvira ijambo, Mwuka Wera muzeho cyane, kuko twumvise Umwuka Wera natuzaho azatubyariramo amahoro. Mwuka Wera natuzaho azaduha kwihangana. Mwuka Wera natuzaho azarema ibyishimo muri twebwe. Ndasengera aba bantu bose bari barabuze amahoro, bari barabuze ibyishimo, batagiraga kwihangana, ndabasengeye ngo Umwuka Wera bazeho cyane, abamanukireho, abaganze, ababyariremo izi mbuto zose zibyarwa n'Umwuka Wera. Urakoze papa, urakoze data ko wumvise gusenga kwanjye, urakoze kusubije umuntu wari wabuze amahoro, urakoze kusubije umuntu wari wabuze ibyishimo, urakoze kusubije umuntu utagiraga kwihangana. Mwuka Wera amumanukire, amurememo izi mbuto. Urakoze, ndagushimiye, nsabye mu izina ry'umwana wawe Yesu, amen. Murakoze bene data, mukunda Umwuka Wera azabafasha, azababera umujyanama. Nshuti za Anaweza TV, ntukumvira ijambo wenyine, gerageza sharing, gerageza buri muntu wese iri jambo rimugereho. Amahoro y'Imana bane namwe, murakoze.